imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, urubuga rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. Nongeye kubifuriza ibihe byiza mwese bakunzi b'ibiganiro byacu. Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku ruhare rw'amasendika y'abakozi mu kwimakaza imiyoborere myiza na demokarasi yaba mu Rwanda ndetse n'ahandi ku mugabane wa Afurika. Ubufatanye nk'inkingi ya mwamba y'iterambere haba mu miyoborere no mu bukungu nibwo benshi mu bahuriye muri aya masendika babona nk'umusingi wo gutsimbakaza demokarasi ku mugabane wa Afurika, kandi igashingira ku muco no ku miterere y'ibihugu aho gushingira kuko ahandi bibonwa n'uko bikorwa. Ubufatanye ariko bukaba butashoboka mu gihe hatabayeho ibiganiro nyunguranabitekerezo bihuza abafite uruhare bose mu iterambere, yaba abo mu nzego za leta, iz'abikorera n'imiryango itari iya leta. Imyanzuro yavuye mu nama nyafurika y'iminsi 3 kuri demokarasi n'imiyoborere myiza yahurije hamwe abayobozi bakuru mu nzego za leta, abahagarariye amahuriro y'amasendika y'abakozi mu bihugu binyuranye byo ku mugabane wa Afurika, abikorera ku giti cyabo n'abandi bafatanyabikorwa mu iterambere ry'uyu mugabane mu mpera z'ukwezi k'Ukwakira uyu mwaka wa 2015. Akaba ari urwego rwiza rw'uburyo iterambere rishingiye ku bufatanye rishoboka ku mugabane wa Afurika. Iyi nama yateguwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB ku bufatanye n'ihuriro ry'impuzamasendika y'abakozi ku mugabane wa Afurika ndetse n'urugaga rw'amasendika y'abakozi mu Rwanda Sestrar. Ni inama yibanza hanini ku kurebera hamwe imiyoborere ibereye abanyafurika n'uruhare rw'abanyamuryango b'amasendika y'abakozi mu kwimakaza iyo miyoborere na demokarasi. Muri iki kiganiro dufatiye kuri iyi nama turarebera hamwe mu by'ukuri imiyoborere umugabane wa Afurika ukeneye, uburyo yagerwaho ndetse n'uruhare rw'impuzamasendika z'abakozi mu kuyigeraho. Ibi ku buryo burambuye ni mu kiganiro imiyoborere ibereye abaturage mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB. Njye ugiye kukibagezaho ndi Temistokle Mutijima. Bahirwe mu buranga bwawe bwahogoje abandi teka basibanira ugusa. Nongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro. Umugabane wa Afurika uzwi nk'igice cy'isi gikize kurusha ibindi mu bijyanye n'umutungo kamere. Uyu mugabane ariko nanone ukamenyekana nk'uwabaswe n'inzara, ubukene, indwara z'ibyorezo, amakimbirane ndetse n'intambara, bityo na wa mutungo kamere ukaba nta musaruro ugaragara utanga kuri ba nyir'ubwite aribo banyafurika, ahubwo ugasahurwa ujyanwa mu bihugu byo ku yindi migabane. Uburyo byinshi mu bihugu bya Afurika byakomeje kuyoborwa ndetse n'imibanire yabyo n'abahoze babikoroniza bibonwa na benshi mu mpuguke zo kuri uyu mugabane nk'intandaro yo kubuhora inyuma y'iyindi mu bijyanye n'iterambere, ari naho bahera bibaza icyakorwa ngo ibi bihinduke. Ibiganiro bihuza inzego zinyuranye z'abanyafurika ubwabo ngo baganire ku cyakorwa ni imwe mu nzira ziganisha mu gushakira umuti ibibazo uyu mugabane ufite kugeza ubu. Ni muri urwo rwego mu mpera z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka ku bufatanye n'urugaga rw'amasendika y'abakozi mu Rwanda Sestrar, ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB cyakira inama nyafurika y'iminsi 3 yigaga ku iterambere rya demokarasi n'imiyoborere myiza muri Afurika. Hari byinshi bigiye kuganirwaho. Turashaka kurebera hamwe uburyo umutungo kamere wa Afurika ucunzwe. Umugabane wa Afurika ntukennye, ariko se no kubera iki dukomeza gusabiriza ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kudufasha mu iterambere? Ese kuki twe ubwacu tutakwifasha muri iryo terambere? Kuki twe tutabyikorera? Harabura iki? Kubera iki imitungo kamere yacu isa n'iyatubereye umuvumo? Tuzaganira kandi ku bijyanye na ruswa ndetse no gukorera mu mucyo. Muri Afurika ariko hari ibyiza bihari, tuzabiganiraho turebere hamwe iby'ibihugu bimwe byakwigira ku bindi. Murumva mu bihugu bigera kuri 27 biraba biri hano i Kigali, ibyo mu burengerazuba, uburasirazuba, amajyepfo na Afurika yo hagati n'iy'amajyaruguru ndetse no hanze ya Afurika, hari byinshi byiza byo kwigiraho. Iyi nama yahuje abahagarariye amasendika y'abakozi, abahagarariye inzego za leta ndetse n'iz'abikorera barenga 200 baturutse mu bihugu bigera kuri 27 byo ku mugabane wa Afurika. Amashirahamwe y'abakozi yari amasendika ko tukunda kwita afite mu byo tugomba gukora kurengera uburenganzira bw'umukozi ndetse n'imibereho myiza y'umukozi. Ariko umukozi aba afite umuryango. Niba ushaka ko agira ubuzima bwiza, uba ushaka ko n'abamushamikiyeho nabo babugira. Niyo mpamvu twebwe tugera ku kibazo cy'ubuyobozi. Ese twakora iki ejo tugire ubuyobozi bwiza? Tumaze kumvikana n'abandi bagenzi bacu bandi mashirahamwe hano muri Afrika,
batubwiye mu bihugu bimwe babona muri Afrika u Rwanda niho babona ari gahunda ziboneye, dufite icyerekezo. Ibyo bihugu mu by'ukuri baje kwiga ibyo dukora, natwe ibyo bihugu ari ukuntu nabo bafite ibyo baturusha, nabyo tuze tubiganire tubyumve byiza muri ibyo, ubu tuzagenda tubifata natwe tubikoreshe. Birumvikana ko uruhare rw'abaturage mu kwimakaza imiyoborere myiza ari ingenzi. Iyi ari nayo mpamvu u Rwanda rubonwa nk'icyitegererezo mu guha abaturage umwanya mu ifatwa ry'ibyemezo, ibi bituma rubasha kwihuta mu iterambere. Iyi ari nayo mpamvu bamwe mu mpuguke zo ku mugabane wa Afurika basanga n'ahandi imiyoborere ibereye abaturage ari rwo rufunguzo rugana ku muti urambye w'ibibazo uyu mugabane uhorana. Ibi bigakorwa binyuze mu ruhare rwabo, atari mu kwishyiriraho abayobozi gusa, ahubwo no mu kugenzura uko inshingano babahaye bazuzuza. Systems of governance that involve the people are important. Uburyo bw'imiyoborere abaturage bafitemo uruhare ni ingenzi cyane. Demokarasi ni ikintu twakomeje guharanira, ariko kuva mu myaka za 90 igihe byinshi mu bihugu byacu byari bimaze kugera ku rwego rugaragara rwa demokarasi, ubu imyaka isaga 10 irashize hari ibibazo bitangiye kutugarukira. Birimo kwibaza niba koko ibyo tuvuga ari demokarasi nyayo, ndetse niba hari inyungu ifitiye abaturage bacu. Ni iyihe miyoborere ijyana n'iyi demokarasi? Ni gute dukoresha umutungo wacu kuri uyu mugabane? Ni gute ubutegetsi buhererekanywa? Busaranganwa bute? Ese demokarasi ivuze ubutegetsi bufitwe n'abaturage mu biganza byabo, hanyuma bagatora abayobozi bamara kubashyiraho bagakora ibyo bashaka, cyangwa barabatora barangiza bakanakurikirana uburyo bashyira mu bikorwa ibyo batorewe? Ibi byose ni ibibazo bikitugarukira kugeza ubu. Tuzi neza ko nubwo dufite imitungo myinshi kuri uyu mugabane, abaturage bacu badakize. Uyu niwo mugabane ukize, ariko abaturage babo bakaba bakennye. Iki rero ni ikintu tugomba kwibazaho, tugashaka hari ibibazo bibitera. Ku rundi ruhande ariko, bamwe mu bitabiriye inama nyafurika kuri demokarasi n'imiyoborere myiza basanga umuco wo kungurana ibitekerezo no gusangira ubunararibonye hagati y'abanyafurika ubwabo waba ikindi gisubizo, bityo imiyoborere n'iterambere by'ibihugu bya Afurika bigashingira ku kwishakamo ibisubizo bishingiye ku muco n'imigenzereze ya kinyafurika, aho gushingira ku by'ahandi kenshi abanyafurika baba batanasobanukiwe. Imitekerereze y'uko igiturutse hanze cyose ari cyiza kuruta iby'imbere muri Afurika ni ikintu tugomba kurwanya. Bimaze kurambirana, kwigana. Imitekerereze yo guterura ibyo uvanye ahandi ukazana ugatereka nk'aho tudashobora kwitekerereza. Kenshi iyo mvugana n'abanyeshuri nkunda kubabwira ko twize mu mashuri amwe n'abariya turimo kwigana. Nababwira nti munkorere inyandiko ivuga kuri demokarasi muri Afurika, nareba nkasanga inyandiko bifashishije 100% n'iz'abantu batazi badashobora no gusoma amazina yabo neza, ariko nyine nibo banyabwenge tugomba kugenderaho gusa kuko ari abanyaburayi n'abanyamerika. Nkibaza nti kubera iki batagendera ku biganiro kuri demokarasi biba mu Rwanda n'ahandi muri Afurika? Kuki atari byo bifashisha ngo babigaragaze no mu nyandiko zabo? Byahinduka ikibazo. Ni kimwe niba bashyiraho imirongo migari y'imiyoborere aho iwacu bahora bahanganye nabyo. Abashakashatsi bacu bakusanyiriza amakuru abagomba kuyasesengura bicaye iwabo. Hakaba hari umuntu wicaye muri laboratoire ya Harvard uzagendera kuri bya bindi wakusanyije, akandika imirongo migari y'ubutegetsi abanyafurika bagomba gukurikiza. Iyi akaba ari nayo duhindukira tukagenderaho uko yakabaye, gusa kugira ngo tugaragaze ko dufite aho duhuriye na Harvard bya hafi. Iyo ni imitekerereze ya gikoloni rwose. A very colonial mentality. Uretse no kwimakaza umuco wo kubakira ku ndangagaciro z'abanyafurika, kandi benshi mu banyamuryango w'amasendika y'abakozi ku mugabane wa Afurika n'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'uyu mugabane basanga uruhare rw'urubyiruko nk'igice kigize umubare munini w'abanyafurika, ndetse n'uruhare rw'umugore mu ifatwa ry'ibyemezo biganisha ku iterambere narwo rudakwiye kwirengagizwa. Ibi bigakorwa ibi byiciro byombi bihabwa umwanya n'ubushobozi ngo bigaragaze uruhare rwabyo mu iterambere. If we want change with the youth, transfer real power to them. Niba dushaka impinduka zigizwe mu ruhare n'urubyiruko, turuha ubushobozi buhagije, turuha ubumenyi buhagije, turushyiriraho uburyo butuma rugira uruhare atari nk'abakozi gusa, ahubwo nk'abayobozi b'ubu. Ku birebana n'abagore ndetse n'uruhare rwabo mu nzego zifata ibyemezo, ibi byaganiriweho biranemezwa mu nama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Aha turavuga abagore ku isoko ry'umurimo, abagore mu mitwe ya politike ndetse no mu nzego z'ubukungu, wavuga mu buhinzi, mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, mu mabanki n'ibindi. Twakwibaza duti ni iki cyakozwe, ni iki kitarakorwa? Kubera ko ni kenshi tuganira ku birebana n'imiyoborere, ariko nanone ni gake tuganira ku ruhare rw'abagore mu iterambere ry'ubukungu. Ku bw'ibyo ugasanga turibanda ku kuganira ku buyobozi n'ibibazo bya politiki, ariko tugasiga inyuma abantu bafite uruhare runini mu iterambere ry'ubukungu bwacu. Ntekereza rero ko dukwiriye kwigira ku byiza byakozwe hagati y'ibihugu byacu, tukabisangiza amaleta yacu ndetse n'abandi bafatanyabikorwa. Both with our governments and other actors.
nibyo koko iterambere Afurika ikeneye yaba mu miyoborere ndetse no mu bukungu nirigizwemo uruhare n'ingeri zinyuranye z'abayituye. Kuba amasendika y'abakozi yaragize uruhare runini mu nkubiri yo guharanira ubwigenge bwa byinshi mu bihugu bya Afurika ndetse no mu kubaka inzego za mbere z'ubuyobozi kuri uyu mugabane, abayagize basanga n'ubu hari uruhare bagomba gukomeza kugira binyuze mu ishyirwaho rya za politiki zidaheza. Ibi bikanyuzwa mu biganiro n'inzego zifata ibyemezo mu bihugu babarizwamo. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB bwateguye bukanakira inama nyafurika ku ruhare rw'amasendika y'abakozi mu guteza imbere imiyoborere myiza na demokarasi muri Afurika, busanga kuba u Rwanda rubonwa nk'icyitegererezo mu birebana n'imiyoborere muri Afurika ari byo kwishimira. Ikindi kandi kuba hari ubushake bwo kwigira ku byagezweho mu bindi bihugu byo kuri uyu mugabane nabyo bitanga icyizere ko iterambere rya Afurika ryifuzwa rizagerwaho. Nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere twishimiye kuba twarakoranye n'aya mashyirahamwe y'abanyafurika y'abakozi. Icyo twabonye mu biganiro by'iminsi 3 ni uko ari abantu batekereza Afurika, bashaka iterambere rya Afurika, bashaka gukorana n'inzego zitandukanye kugira ngo Afurika itere imbere. Icyo ni ikintu cyiza kandi kigaragaza ko ari imbaraga za Afurika muri bya bintu twita ngo Pan-Africanism. Mu biganiro twaganiyeho biri mu byiciro nka 4 ibijyanye na demokarasi n'imiyoborere, ibijyanye no kurwanya ruswa, ibijyanye no guhuruhara abaturage ndetse n'ibijyanye no kubaka umutekano usesuye. Muri ibyo biganiro byose ikintu cya mbere cyagaragaye nuko abenshi muri aba bavugaga bati rwose amasomo y'u Rwanda yarakwiye gusangizwa abandi banyafurika, ndetse ariko bakavuga n'amasomo yo mu bindi bihugu bigaragara ko nabyo hari icyo ibindi bihugu byabibyaza. Umwanzuro wa mbere banafashe n'uvuga ngo ibyiza bisangwa mu bihugu bimwe bya Afurika nibibera abandi somo, tubibyaza umusaruro, mbese abanyafurika basangire ibyiza n'umwimerere bafite. Ikindi cya kabiri numva navuga nuko bo nk'abari muri aya mashyirahamwe impuzamashyirahamwe barashaka kugira uruhare ndetse rwisumbuyeho mu kugira ngo ya ntumbero y'iterambere rya Afurika rishingiye ku banyafurika ryongere rifata imizi rizamuke. Ikindi cya gatatu nuko nabo barashaka kwiheraho, bavuga ati twebwe twakora iki, twe nk'abari muri aya mashyirahamwe twakora iki. Ikindi navuga nuko nabo baratekereza ku uruhare rwisumbuye rw'umugore n'urubyiruko, kuko urubyiruko n'imbaraga z'igihugu, hanyuma abagore mu bihugu byinshi uruhare rwabo ruracyari ruto, ariko bakavuga bati dufite amasomo menshi cyane mu Rwanda aho twarebera kugira ngo abanyafurika bose baba abahungu baba abakobwa basangizwe ku byiza bafite. Ubushake mu guteza imbere umugabane wa Afurika burahari kandi n'uruhare rwa buri wese ni ingenzi. Nibyo koko rero hari ubushake n'ubushobozi ntibwabura, gusa ubufatanye bw'ibihugu bya Afurika bushingiye ku gusangira ubunararibonye mu rwego rwo kwishakamo ibisubizo nabyo ni urufatiro rw'impinduka ziganisha Afurika ku kuba umugabane wubashywe kandi wigenga. Kuba ibi bishoboka mu bihugu nk'u Rwanda byanyuze mu mateka agoye gusobanura, ariko ubu bikaba bibonwa nk'intangarugero mu kwihuta mu bukungu. Ni isomo rifatika abahagarariye amasendika ku mugabane wa Afurika basanga n'ibindi bihugu bikwiye kwigiraho. Ni naho nsubikiye ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage cy'uyu munsi. Iki ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB. Mukomeze kugira ibihe byiza, mwari kumwe nanjye Temistokle Mutijima. Imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, urubuga rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB.